Runup umeze gute? Fresh. Iyi niyo stage ya mbere ndirimbiyeho Runup nyuma yo gutanga ibyishimo bidasanzwe muri Gen-Z. Umuhanzi mushya uri kuzamuka neza mu njyana ya flow pop ndetse na R&B, Runup yashimangiye ko igitaramo cya Gen-Z Comedy Live cyabaye ku wa 4 tariki ya 24 Nyakanga mu mwaka wa 2025 cyamubereye igikorwa kidasanzwe mu buzima bwe bw'umuziki nyarwanda. Njyewe nitwa Master Yubo, iyi channel ni Update TV. Wewe mushyashya dukandire subscribe. Wewe wamaze kwiregistaringa uri umuntu w'agaciro kuri channel yacu. Uyu musore yatangaje ko ari bwo bwa mbere yarahagaze kuri stage nk'umuhanzi witeguye akaririmbira abantu amagana bitandukanye nuko yahoze akora indirimbo ataragera ku gitaramo na kimwe. Mu buryo butunguranye kandi butangaje, Runup yamenyekanye cyane mu ndirimbo ye Tsunami. Yavuze ko nubwo amaze imyaka 2 mu muziki nyarwanda, Gen-Z Comedy ariyo yabaye nk'isoko y'ubutore n'urugendo rushya mu guhamya ko ari umuhanzi ushoboye kandi ubishaka. Runup yatangarije itangazamakuru ko atigeze ahagarara ku rubyiniro nk'umuhanzi uje gutarama, nubwo hari aho yigeze kumvikana agize uruhare ruto mu gitaramo atigeze ategura. Yibuka ko igihe yari mu mashuri yisumbuye yigeze guhamagarwa na Chris Easy ku rubyiniro ariko akamara iminota mike gusa cyane. Ati iyi niyo stage ya mbere ndirimbiyeho, gusa nibuka ko hari indi nigeze gukora ariko sinyibara kubera ko nihutaga cyane. Uyu ni Chris Easy wari wamamagaye ku Gisenyi ntunguye muri minota mike ubundi mpita nigendera. Yongeyeho ko atigeze agira amahirwe yo gutaramira abantu benshi imbere bitewe ahanini n'imiterere y'urugendo rwe ndetse n'ibibazo by'ubushobozi buke. Runup akomeza agira ati iyi niyo stage ya mbere nagiyemo nzi neza ko ngiye kuririmba imbere y'abantu, nubwo ntagize imyiteguro ihambaye kubera ubushobozi buke, ariko nibwo bwa mbere numvise ko n'umuhanzi witeguye gutanga ibyishimo. Runup yavuze ko indirimbo ye Tsunami ariyo yamuhesheje amahirwe yo kwitabira Gen-Z Comedy kuko yagaragaje impano ye mu buryo bufatika. Ibi byagiye bigira akamaro, bikanagira akamaro kiriya gitaramo kaje gutangaza urugendo rwe rwo gutaramira imbaga. Runup avuga ko iyi ndirimbo ari kimwe mu bikorwa bya muzika abona byafashije kumuhesha izina no kumushyira ku ikarita y'abahanzi bakurikirwa ku rwego rwo hejuru hano mu gihugu cy'u Rwanda. Igitaramo cya Gen-Z Comedy Live cyabereye muri Kigali Conference and Exhibition Camp Kigali cyahurije hamwe abanyarwenya, abahanzi n'abandi bafite impano zitandukanye, by'umwihariko bigaragaza ko urubyiruko rushya ruri kwigaragaza mu myidagaduro. Runup ari mu bahanzi bake bashyizwe ku rutonde nk'abatangiye gukora indirimbo zifite ubushobozi bwo gukurura abantu, anashimangira ko iki gitaramo cyamuhaye icyizere cyo gukomeza kubaka izina no kwinjira mu muziki nk'umwuga. Runup ubwe yemeje ko agiye gukomeza gushyira hanze indirimbo zifite umutima nk'uwa Tsunami, zifite injyana yumvikana kandi zubakiye ku bintu abantu bashobora kwihuza nabyo bakabikunda. Runup avuga ko iki gitaramo cyamubereye nko kuvuka bwa kabiri mu muziki nyarwanda, kuko yahavuye yiyemeje gukomeza kurwana urugamba rwo gukora umuziki nk'umwuga, atari ukwirundarunda mu ndirimbo gusa, ahubwo no kugera ku rubyiniro ahura n'abafana be, ari naho yumva impamvu y'iyo mpano ye yahawe. Njyewe nitwa Master Yubo, iyi ni Update TV. Dukandire subscribe nimba waryohewe n'iki kiganiro, kandi ntugacikwe n'ibindi biganiro nk'ibi ngibi bizajya bitambuka kuri channel yacu. Murakoze.